uzasanga ari ashobora kujya muri urwo rubanza abanje no kujya kurusengera mu butayu cyangwa akabwira umuntu ati unsengere ejo mfite urubanza hari umuntu nzaburanira Imana izamfashe azatsinde kandi uwo agiye kuburanira yamaze kuvuga ati jewe narabyibye naramwishe yize amategeko yego sibyo amategeko rero akwiriye kurenganura abantu ntakwiriye kubarenganya kandi nyine agiye kurenganura uriya muntu agiye ariko wumve arabicuritse agiye kurenganura umwicanyi arenganya uwiciwe amategeko yize akwiriye kurenganura abarengana ntabwo akwiriye kurenganura abarenganya upfa kuba uzi gusobanura ibintu no kubivuga neza wishingikirije ku mategeko uyu muntu numuburanira agatsinda nashaka yarakoze icyaha wowe nta kibazo nidufate bano bakozi bacu tubafate nk'abantu bafite ubuzima bababara nkatwe bafite amarangamutima nkatwe batekereza akavuga ati ibyo ari byo byose ngize umugisha mbonye akazi ku muntu w'umukristo cyangwa se manager wanjye ni umukristo nimubwira ibyo gusenga azabyumva reka da akavuga ati icy'ingenzi ni akazi wasabye akazi ugashaka niba utagashaka kavemo abantu benshi bashaka akazi uburetwa iyo tubivuga buba burimo n'ubugome buba burimo no kwikunda no kudaha agaciro wa muntu ukoresha hariho n'abakoresha bamwe badashaka ko abakozi babo basenga ngo ni uguta umwanya kandi bo bakajya gusenga iyo tubyinjiyemo tukunga ba bantu ndetse byaba ngombwa tukabagira inama byaba ngombwa tukabigisha kubabarirana ndetse no gukemura ibibazo byabo mu bworoherane Imana iradushima cyane bigatuma ya masengesho yacu yumvirwa ari imvugo isigagezwe muri kigengo atamenera amavuta natereka reka nibagiye kumenera amavuta ariko amavuta baba yatwaye muki ari abavoka ari abacamanza ari abunzi ari abayobozi b'imidugudu cyangwa ab'utugari cyangwa b'imirenge cyangwa abameya n'abandi kugera ku nzego zose cyangwa abandi bantu bafite aho bahurira n'abantu barengana n'abarenganya ni umurimo mwiza ndetse cyane pe bawukomereho banawukomeze ariko niba ukoresha nabi uzabicisha uzabarimbuza niba ukoresha neza uzabahesha ingororano n'ubugingo buhoraho mu yandi magambo bazitwa abana b'Imana yego reka tugusuhuze nshuti wowe mukundwa kubana natwe buri munsi mu biganiro bitambuka kuri AYALONI TV reka tuvuge ngo ubuntu bw'umwami Yesu bubane nawe uyu mwanya rero turagarutse mu kiganiro cyacu aho turi kwiga ku birebana no gusenga n'umundi ni cya kiganiro dusengane aho turi kwiga gusenga ku buryo bwinshi ubu rero turi kwiga ku gusenga gushingiye ku birebana n'ibikorwa niba dufashe ibihe byo kwiriza ubusa ariko dufate n'ibyacu tubitange reka noneho rero adufashe ngira ngo mube mureba kuri kamera asengere iki kiganiro hanyuma twinjire dutangire ku butumwa bwiza kandi buri gufasha benshi twumve ikimana dushakaho karibu makarabo ndabanza nkusuhuze Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe cyane urakomeye Mana yanjye ndashimira Imana urakeye asa neza byose ni ukubera Imana ndagushima ugihari ntago nagushima udahari mu by'ukuri urakeye ku maso ku myenda hose urakeye uraseka neza nuko mba mfite umunezero mba nuzuye umunezero mba nishimye kandi ntago nishimye imbere ya kamera gusa n'ibihe byose mba nishimye niyo ndi njyenyine mba nishimye hari igihe usanga ndi hano kumukeka ndi gusenga ariko nasetse ndi kwibuka iby'Imana yakoze ndi kureba mbega ariko n'ubundi Pawulo numva yarabibwiye Abafilipi 4:4 aravuga ngo mwishime iteka musenga ubudasiba mu mbuto z'umwuka wera hari muri ubuto rwitwa ibyishimo urukundo ibyishimo umwana w'Imana kwikurangwa n'ibyishimo kandi ibyishimo bituruka mu mutima atari ibyishimo byo kumunwa gusa ubundi ugaseka ugatwenga nawe rero mu by'ukuri iminsi ije hano rwose ubunezerewe kabisa
hari umuntu nabonye wanditse kuri komenti aravuga ati ngiye nikundira mu makarabo ukuntu aba yisekera ukuntu aba anezerewe urumva rero nabyo bishobora kuvuga ubutumwa hari igihe ushobora guhora urakaye ukambije isura nkanjye ufite n'isura y'igikara ubwo urumva ninyikambya ibyiza rero nuko nseka amenyo yo n'umweru agahita ajya agaragara nyine abantu nabo bakishima kandi mu nseko y'umuntu jari iyo nseko iturutse ku mutima iyo ishorewe n'umwuka wera ushobora gusekera umuntu nawe umwuka wera akamukora ku mutima nawe agatangira kwishima icyo nicyo iki cyumweru se byagenze neza mwabonye Imana bimeze bite amashimwe agaza ati iki cyumweru twabonye Imana turashimira Imana cyane iyo turi bazima nta urwaye mu muryango mu nshuti zanjye n'abarwaye barimo bagenda bampamagara bambwira bati turabona hari icyo Imana iri gukora turizeye nubwo bitarakira neza nubwo tutarakira ariko hari icyo Imana iri gukora rero ngewe biranezeza cyane mba numva ari ayo mashimwe mba mfite ko sinavuga ibyo kurya n'ibyo kunywa Imana ibizi ko tubikeneye izi ko tubikeneye kandi irabiduha ndashimira Imana kandi reka muri iki kiganiro nshimire hariho abantu b'Imana bampesheje umugisha wo kugira abandi bantu dufasha hari nk'umumama umwe mfite wararaga ku muhanda hari umuntu nabiganirije hanyuma arambwira ati reka turebe icyo twakora ubu ngira ngo twamuboneye aho kuba urumva rero ngiye kuri jyewe icyo ni ikintu cy'igitangaza ndashimira Imana cyane ko hari abantu bashobora kubohoka ko hari abantu bashobora kugirira umugisha kuri twebwe no kuri Imana ihabwa icyubahiro kandi nshimira AYALONI TV ndetse nawe ubwawe jari ndagushimira cyane sinabona uko mbivuga uyu mwanya nta mfite niyo nakwemerera kano kanya ngo mvuga ngo nzaguhinka ariko Imana icyo yanshoboza cyose nukuri nagikora nuri umugabo w'Imana wuzuye umwuka wera ndatekereza ko Imana gukoresheje ushyiraho Iyi Channel ndagushimira cyane kumvira umwuka wera Yesu agumugisha makarabo Imana ibahumugisha cyane kandi gukorera Imana nako bisa nyine nibakomeze bakore ubwo ni amasengesho barimo barasenga nagiye mbona imirimo ikiza abantu benshi tunagiye muri Bibiliya kuri ba Hezekiya uriya mutambyi Abiyatari Tabita Korneliyo abo ni bamwe mu bantu bagiye bakizwa n'imirimo myiza buriya n'ikintu abantu batazi uzi ko Pawulo nawe Imana yamuhaye agakiza kubera imirimo hari amajoro bati si yicaga abantu yarenganyaga biriya Pawulo yabikoraga arizi kari gukorera Imana we yibwiraga mu mutima we n'abari baramwigishije bari baramuhaye amahame yego niyo yagenderagaho yarayubahirizaga rero akabikora n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'igihe cye cyose Imana ivuga ati se uyu muntu ukora ibi bintu azi ko ari njye akorera uwamuhindura rero imirimo irakiza oya nibyo rwose nibyo imirimo irakiza izura abantu anigeze atanagambira kugukenyura Imana ikakurindira icyo ngicyo nose barabose ntiyaragiye kubakenyura mama karabo turagarutse mu kiganiro cyacu dusengane aho turi kwiga ku buryo bwose bwo gusenga ariko turi kuri ubu buryo bwo gusenga dusengesha ibikorwa mu gihe twafashe ibihe byo kwiriza ubusa niko Yesaya yavuze aravuga ngo icyambere bohora abantu ingoyi z'urugomo ikintu cyo twayero cyagiye ushize ko niba hari abantu uzi uwashyizeho izi ngoyi kaba warabagomeye hari urugomo wari ubashyiraho rubabohoreho hanyuma tugeze uyu munsi ku cyakabiri uyu munsi cyakabiri ndibwira wenda ubwo murabanza wenda mwongere mutubwire izo ngingo turi kwigaho cyangwa se ibyo bintu hanyuma dukomeze izi ngingo twabonye ko ari ingingo 8 wenda nabanza nkongera nkazisoma kugira ngo abadukurikirana nabo bafate agakaramu bazandike kugira ngo nujye utunganya rumwe ujye uvivura nutunganya urundi uvivure hanyuma urebe n'ingaruka nabwo uvivure ngira ngo wenda twakongera tukazisomera abantu tukanasubira muri iri jambo aho twabisomye igitabo cya Yesaya igice cya 58 ku murongo uhere ku murongo wa 6 niho twabikuye niho twabisomye icya kabiri icya mbere rero kiravuga ngo niba koko mushaka ko mbumva mushaka gusenga
neza mwiyirije ubusa ibyo numva mugasubizwa nuko icyambere nukubohora ingoyi z'urugomo nicyo twavuzeho cyane ushize. Icya kabiri ni uguhambura imigozi y'uburetwa, ni nacyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Kiravuga ngo guhambura imigozi y'uburetwa. Icya gatatu ni ukurenganura abarengana. Icya kane ni uguca iby'agahato byose. Icya gatanu ukarekura ugatanga ibyo kurya ukagaburira abashonji. Icya gatandatu ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira ukabacumbikira. Icya karindwi wabona uwambaye ubusa ukamwambika. Icya munani ntiwirengagize bene wanyu. Hanyuma tukabona inyungu mu bintu bine ngo umucyo wawe uzatambika vuba nk'umuseke. Cyo ni cyambere. Icya kabiri ubukire bwawe buzatoha vuba. Icya gatatu gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Icya kane icyubahiro cy'Uwiteka kizagenda kigushoreye. Rero ibi bintu nibyo turi kwigaho kugira ngo twimbike twinjiremo ducukumbure tumenye se koko niki gituma dusenga ntidusubizwe. Ese ibi bintu koko tubishyira mu bikorwa? Ese niba twarabishyize mu bikorwa izi ngingo enye ziza mu nyungu turazifite? Ese niba tuzifite bwo tuzikoresha nk'uko Imana ishaka? Rero uyu munsi tugeze ku kantu ka kabiri kavuga guhambura imigozi y'uburetwa. Reka twongere tusubire muri iri jambo kugira ngo abantu badukurikiye bumve ko kuko atari ibintu tuba twihimba. Ari nk'igihe umuntu abaje bwa mbere akumva ikiganiro ari ubwa mbere, hanyuma akavuga ati si ibyo bintu babikuye he, se babisomye he, ese niki kitwereka ko ibyo batubwiye ari byo? Twabisomye mu gitabo cya Yesaya igice cya 58 twahereye ku murongo wa 5. Hari naho wadusomeye hirya gatoya ku gice cya mbere havuga ngo hagaragaza aho Yesaya Imana yamushyizemo umwuka w'ubuhanuzi wo kugaragaza ubugome cyangwa se ibyaha Abisiraheli bari bafite ubungubu. Hanyuma bagenda basenga muri ibi bice byose 50 na bingahe. Hanyuma bageze kuri iki gice Imana irababwira ngo ku murongo wa 5 ngo ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya akisasira ibigunira akaryama mu ivu. Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira? Niko Imana ibabajije, niko Imana iri kutubaza kano kanya mu masengesho dusenga yo kwiyiriza ubusa, tuzamuka imisozi tujya mu mazi tugira gute. Ese koko nibyo Imana yishimira? 6 haratubwira ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Imana ishimwe. Ni ibi ngibi turi kuvugaho. Ubu rero tugiye kugarukaho mu buryo bwimbitse kuri aka karongo ka kabiri kavuga guhambura imigozi y'uburetwa. Guhambura imigozi y'uburetwa. Hanyuma se uradusobanura ubu buretwa bwari bwo ni gute abantu bahambiriye abandi imigozi y'uburetwa? Ese ubundi hari abakristo bashobora guhambira bagenzi babo bakabashyiraho uburetwa, bivuga ngo babahozaho uburetwa? Dusobanura nibuza uburetwa ni gute, uburetwa ni iki, uburetwa ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo uyu muntu ariho uburetwa, ni iki yaba yarakore kugira ngo ube wavuga ngo uyu muntu mu by'ukuri bamushyize mu buretwa? Muri iki kiganiro tugira ngo tusobanurire abantu aya magambo ni amagambo areba abantu bakijijwe, areba abantu basenga cyangwa bashaka gusenga bagiye kubitangira.
ni ukuvuga ngo Imana yahuguraga abantu basanzwe babikora, basanzwe bitirirwa izina ry'Imana. Namo rero urambajije utese uburetwa, wenda uburetwa ni iki, cyangwa se abantu umuntu ashobora gukorera undi uburetwa gute? Ese abakristo bashobora gukorera abandi uburetwa? Uburetwa ni imirimo yose umuntu ashobora kugutegeka kumukorera itazagira igihembo, nibwo buretwa. Nongo ni imirimo yose umuntu ashobora kugutegeka gukora ariko utazayihemberwa, nibwo buretwa. Yego. Nongo ni ibintu ushobora gukora ariko mu by'ukuri bidafite ishimwe, bidafite igihembo, yewe nta n'uwakubwira ngo urakoze, ubwo ni uburetwa. Ndibwira ko wenda nanjye icyo nakongeramo, wenda iyo mirimo kandi usanga inavunanye, wenda ku buryo umuntu ashobora gushyiraho guha ibintu ukora kandi ari ibintu bishobora kujyaho n'ingaruka bikakuvuna. Tukongeraho ko akenshi umuntu abikora atabyishimiye. Urumva nawe ibintu ukora bikuvuna ntabwo ubyishimiye. Cyambere nta ngororano ubifitemo, nta shimwe uri bushimwe, biranakuvuna, bigoye imbaraga ufite zawe, ntabwo urumva ntabwo wabyishimiye. Ibyo nibyo byitwa uburetwa cyane, ibyo nibyo byitwa uburetwa. Hanyuma ukambaza utese abakristo bashobora gushyiraho abandi uburetwa? Cyane cyane rwose. Umuntu wese yaba ashobora kuba akuyoboye, ashobora kuba agucumbikiye, ashobora kuba mbega agufiteho uburenganzira, ashobora kugukoresha uburetwa uwo ari we wese. Ndagira ngo dusobanurire neza abantu babyumve. Abakristo, abakozi b'Imana, gute umuntu ashobora gukoresha undi uburetwa? Ese ubu tugiye kureba mu itorero hari abantu barimo bakoresha abandi uburetwa. Ubushize twavuze kuri biriya by'urugomo, turi kureba wenda abantu bakoresha abandi mu kazi, abakoresha abakozi bo mu ngo. Uribuka ko twavuze ko tuzagaruka cyane ku bakozi bo mu ngo, bashebuje na banyamuje bashobora kuba bakoresha uburetwa, ariko abo ngabo ndibwira ko baranahembwa bo. Noneho rero burya impamvu tuvuga ko ari uburetwa, umushahara bahembwa ntabwo ujyanye n'imirimo bakora. Ibyo nabyo ni uburetwa. Guhembwa umushahara mutoya kandi bakagukoresha ibintu byinshi, ariko aba yarabihisemo. Ajya aba yarabuze uko agira. Ni ukubura uko agira. Rimwe na rimwe ni ukubura uko agira. Akoze twahita tubashinja ko bashyizeho abakozi babo uburetwa. Rimwe na rimwe hariho abakoresha bahemba amafaranga makeya, ariko nibura akagerekaho gushimira umukozi we, cyangwa akagerekaho kumubwira ati mu by'ukuri ndabizi yuko amafaranga nguhemba atajyanye n'imirimo ukora. Icyo gihe umukozi akabikora anezerewe, avuga ati nibura harimo n'umutima mwiza. Ubwo aho ngaho nta buretwa bwaba burimo. Ariko arinda kumubwira gutyo yanamwongeje niba afite ubushobozi. Ashobora kuba bufite ariko adashaka kumwongeza bitewe na principe ze, cyangwa ariko se tugarutse gatoya, ese nk'icyo kintu ntabwo abantu b'Imana bazakibazwa n'Imana? Bazakibazwa cyane. Urumva rero ko birakwiriye ko niba uvuga ngo ufite umukozi ugukorera, ukabuzi neza ko kumuhemba amafaranga make kandi ukamukoresha ibikorwa byinshi, ukwiye kwicara nk'umukozi w'Imana hanyuma wenda ukavuga uti kamwongeza, sibyo? Buriya abantu benshi ngira ngo dukunda kubigarukaho mu biganiro byinshi tugenda tuvuga. Abantu benshi barikunda, abantu benshi birebaho, aribabarira, avuga ati hakazamo na cya kindi cyo kuvuga ngo ni ngewe ukwiriye ibi, akumva ibintu byose bakwiriye kubimukorera, ndetse rimwe n'utwo dufaranga muha dukeya hano igihe aba yumva ndetse amuhohoteye. Hano igihe rwose abavuga ati sinari nkwiriye kumuhemba, sinari nkwiriye no kuyamuha, akumva umuntu akwiriye kumukorera ahubwo ku busa. Rero abantu barikunda cyane. Niyo mpamvu adashobora kwicara ngo avuga ati uyu muntu aryama nijoro atinze, uyu muntu ankorera iby'abana, arateka,
aransasira burito aramesera ariko nari mvuze ngo wenda nari nikanze ariko hari n'abakozi basasira ba nyirabuja sinikange nabo bariho nuko nari mvuze ngo aransasira nkikanga wenda ko mvuze nabo ariko biriho bibaho rimwe na rimwe ugasanga uwo muntu aritekereza ko we ari mu burenganzira bwe ko akwiriye kubikorerwa koko ariko ntabe yabona wa mukozi ko ari umuntu nawe ukwiriye igihembo cyamushimisha cyangwa no kubwirwa amagambo meza. Ubwo twabyita ko ibyo ari uburetwa ubwo twahere ku bakozi bo mu rugo nibo turiho mu by'ukuri bano bakozi bo nabonye barakora cyane ariko nanone navuga ngo aba bantu niba dufite abakozi dukoresha dukwiriye kumenya uburyo tubakoresha kuko mu makarabo niba umuntu ashobora kuvuga ngo ifurire ya myenda akaba arasohotse njya gufatisha imbabura mu kanya yagarutse ati iriya myenda iracyari hariya kuva na ryari iracyahari kandi uri umukozi w'Imana uri umukristo aba bantu urabavuga hiki oya ahubwo anamugerekaho n'ibitutsi anamubwira nabi anamukankamira kandi ntashobora gutekereza kumesa imyenda kuvamo akajya gucana imbabura akanamutuma no ku isoko akanamutuma no umwana yarira nkaho yanagahagurutse ngo ajye kumureba agatamubwira tanti cyangwa se runa reba umwana abaye iki noneho yagaruka kubera twa tuntu tuvangavanze tw'uruvangitiranye yakoze akagaruka agasanga atararangiza kumesa ya myenda cyangwa se no kugira ibindi bintu yandurura. Ese mama karabo ubundi ibyo biri si bwo buretwa ahubwo kuko niba umuntu umubwiye ngo shyiraho uriya muceri mu gihe awushyizeho ukabona umubwiye ati nyaruka wara ku isoko uhaka akantu yagaruka agasanga umuceri uranutse ukabusohotse n'umujinya mwinshi uvuga nabi ngo uwushirije uti umva akanabimukata akamukata no kuri bwa busabusa bw'amafaranga muhemba akabukata. Ubwo si uburetwa bukomeye uburetwa bukomeye cyane nicyo gituma rero mu gusenga kwacu no kwiyiriza ubusa tugomba guhambura imigozi y'uburetwa. Ibyo bintu nabyo tukamenya ko hari aho bituvangira mu gusenga kwacu hari aho bituma tudindira ntidusubizwe. Mu yandi magambo ubwo no kuvuga ngo niba ugeze aho ugiye gufata ibyo kwiriza ubusa usenga ukabuze ko umukozi wawe yakoze reka akantu ukamukata yitubi umubabarira umubohore ubwo bure twari bamushyizeho uvuga uti byande ya mafaranga navuze ko nzamukata nzamwishyura neza. Reka tuvuge muri iri jambo rimeze gutya niba dusenga koko niba koko turi abantu b'Imana tukaba tuzi yuko dukeneye ko Imana natwe idusubiza ndetse tukaba dushaka ko natwe Imana itugirira neza nidufate bano bakozi bacu tubafate nk'abantu bafite ubuzima bababara nkatwe bafite amarangamutima nkatwe batekereza rimwe na rimwe bafite n'ibyo baturusha rega tujye tunabivugisha ukuri n'igihe tubakenera kubera ko hari ibyo baturusha twebwe tutabonera umwanya wo gukora kandi ari ibyacu tukabaha rero agaciro tukababwira neza kandi koko umukozi yaba akora neza wawe ukanicara ukanamwongeza uzi ko buri umukozi ushobora kumushyiraho inote y'igihumbi akishima akagusabira n'umugisha cyangwa wamukata ya teremusi cya gikombe ya tasi ya sahani yamenetse bya bindi byose wa muceri washiririye hari n'abakatwa ibyo kurya akamutuma amagi akayateka yayashiririza yateka nabi bikaba ngombwa ko yamukata. Ese mu makarabo hari ababyeyi bashobora gushyira uburetwa ku bana babo cyane gute? Ubushize twavuze kuntu ababyeyi bashobora gukorera abana babo urugomo bapfobya ibyo bakora bapfobya ubwenge bwabo bapfobya buri kimwe cyose twajyanye n'ikintu cyitwa gupfobya mu mpande zose ndumva twarakigarutseho. Ubu buretwa rero umubyeyi ashobora gutegeka umwana akamubwira ati mvasha ninjye wakubyaye nagutwisa amezi 9 cyangwa se narakubyaye wenda ari umuntu w'umugabo cyangwa se ari umubyeyi w'umugore akavuga ati nakwishyuriye amashuri narakugaburiye dora kugeze ndashaka ngo amafaranga uhembwa ujye uyazana nyajeri
ubu se yayamuha ariko umwana ugeze aho ngaho ahembwaho biba birangiye ntago wamuyobora uko ushaka. yewe we cyane iyo uwo mwana atemeye yuko umuyobora uko ushaka, iyo uri umubyeyi umeze gutyo muratandukana ukanamuvuma ngo ni uburetwa. ngira ngo umusore ugeze nk'aho ngaho cyangwa inkumi uwo nguwo niwe aba akwiye kwibwiriza utiriwe umushyiraho inuza ubwo buretwa bwawe. nyine hariho abibwiriza ariko harimo n'ababikoreshwa nk'uburetwa. none se birashoboka ko umubyeyi ashobora gushyiraho abana bakiri bato y'uburetwa cyane? gute rero? abana ukabaha imirimo ivunanye badashoboye, itari mu bushobozi bwabo cyangwa mu mbaraga zabo cyangwa mu bwenge bwabo. ibyo nabyo ni uburetwa, kuko urabona nka kera n'ubu ariko biriho ko umwana w'imyaka nk'icumi, 11 usanga yikoreye ikibido cy'amazi cy'imyaka, umwana w'imyaka 11, 10 yikoreye ikibido cya litiro 20 z'amazi. ubwo ni uburetwa, kandi umubyeyi ukabona ntacyo bimubwiye, yaba yaramubyaye yaba ataramubyaye. abana benshi bakoresha uburetwa cyane cyane kuri aba bana baba badafite, abana b'imfubyi cyangwa abana badafite kirengera. reka mvuge wenda ko ababyeyi bakoresha abana babo uburetwa ari bakeya, ariko nabo bariho. avuga ati kubura hano, gira gutya, jya hanaha, kora ibi n'ibi, kandi noneho atanabikora akamukubita cyangwa akamubwira nabi. ariko cyane cyane bano bana bakoreshwa uburetwa, mbega batoragurwa b'imfubyi badafite ababyeyi, badafite kirengera, bakoreshwa uburetwa cyane. ubwo hari umukristo ushobora kubikora akijijwe, aba ko akijijwe? njye ntabwo mvuga yuko baba bakijijwe, kuko iyo ukijijwe ugira imbuto z'Agakiza. ahubwo baba bitirirwa izina ry'Imana, baba no mu nsengero no mu bintu bitandukanye byitirirwa Imana, ariko mu by'ukuri ntibaba bakijijwe. ni nk'uruhe rugero rundi waduha ku bantu bajya bakoresha abandi uburetwa kandi bakijijwe? hari tugarutse nko ku bakozi, bakorera mu makampani, tukagaruka ku bakozi bafite ba manager, aho umukoresha ashobora kugutegeka gukora, ntaguhe n'umunsi wo kuruhuka, ntaguhe n'umunsi wo kubana n'umuryango wawe, ntaguhe n'umunsi wo kujya gusenga, ntaguhe n'umunsi wo kuba watekereza ibindi bintu byawe byakugirira umumaro. iminsi yose ugahora uri mu kazi ke cyangwa k'iyo kampani, kandi noneho n'umushahara ari wa wundi mutoya twavuze. barahari benshi kabisa, barahari benshi bakoresha gutyo, ku buryo akoresha umukozi we yanabona aruhutse gatoya hakaba intambara zikomeye cyane rwose, ku buryo ashobora no kukwirukana cyangwa akagukangisha ko akwirukana. ahubwo nibyo bikanje bavuga ati abakozi barahari, hari abantu benshi bakeneye akazi, wowe niba utabishoboye ukavemo hanyuma tuzane cyane rwose. usanga abakoresha benshi mu makampani akomeye cyangwa mu tuzi dutandukanye, mu mabiro atandukanye, no mu bikorera ku giti cyabo, bano b'abacuruzi baba bafite abakozi, usanga abakozi babo bataruhuka. none se jari, reba umukozi ukora umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, ataragira na konje n'umunsi umwe, agakora no ku cyumweru, agakora no kuri wa munsi yari umukristo, akavuga ati ibyo ari byo byose ngize umugisha, mbonye akazi ku muntu w'umukristo, cyangwa se manager wanjye ni umukristo, nimubwira ibyo gusenga azabyumva. reka da, akavuga ati icy'ingenzi ni akazi, wasabye akazi ugashaka, niba utagashaka kavemo. abantu benshi bashaka akazi. nk'uyu muntu cyangwa nk'aba bantu kandi baba bava ko bakijijwe, ubu bashobora gusenga kuko bagafata bya bihe byo kwiza ubusa, Imana ikabumvira. ni ukuvuga nyine niyo mpamvu natwe Imana ituzaniye bino bintu. none se kubera iki tuje muri uyu mwuka? iyi Bibiliya imaze igihe kirekire, yaranditswe kera, ibisekuru n'ibisekuru birashize. kuki noneho muri iki gihe cyacu Imana yongeye kugarura aya magambo? ni uko ibona ko turi gusenga, kandi dusengana ibi bintu, kandi twitirirwa izina ry'Imana. abantu benshi rero barabikora, abantu benshi bakoresha abandi uburetwa, kandi bibwira kubera akavuga ngo ndi gukiranuka, we akabazi ngo ari gukiranuka, akazi bashinze ndi kugakora neza, ngomba kuyobora aba bantu, ngomba kubashyiraho igitutu. wenda nyiri uruganda cyangwa nyiri kampani yarakubwiye ati ndashaka ko tugira umusaruro, ndashaka ko dukora cyane, ndimwe jari. uzi ko hari n'abakora amanywa nijoro,
agakora amanywa nijoro. ariko icyo ngicyo ngira ngo ni burayiho uzi ko basigaye bakora 24 kuri 24 kubera kugira ngo terambere ryihute nyine bari wibeshye ukagenda gakeya isi yagusiga. ngira ngo wenda ibyo niyo mpamvu babikora kuko na hano mu Rwanda bigeze kubivuga gusa igituma bitashizwe mu bikorwa bize kuvuga ko tugiye gutanya gukora 28 kuri 28 biri mu bigeze kubanza iyo tujye kwa bagenda kuri tora nose uyu muntu abikoze kandi arimo kwinjiza amafaranga hari ikibazo. Ariko bano bantu b'Iburayi bafite ukuntu babipanga bakora mu mashifti, ngira ngo bakora mu masaha, bababarira mu masaha, sibyo? Umuntu ashobora gukora amasaha menshi kugira ngo agire amafaranga menshi. Bega mandi magambo niwe ubyihitiramo. Niwe ubyihitiramo. Impamvu mvuga yuko bano bantu b'Iburayi bo muri za Amerika no kuri ya migabane yateye imbere, impamvu mvuga ko atari uburetwa, umuntu niwe wihitiramo akavuga ngo nzakora kubera ibibazo, kubera amafaranga nkeneye, kubera ubuzima ndimo, nzakora amasaha aya naye. Bo rero barabikemuye. Iyo ufite akazi ka kontra baguha konje, bagira igihe cyo gukora cyane ariko bakagira n'igihe cyo kuruhuka cyane. Tujye ubabona baje muri Afrika cyangwa no mu Rwanda n'ahandi bagafata amezi 2 yo kuruhuka. Yesaya hano ibintu yabihanuriye Abisiraheli, kandi Abisiraheli ngiye mu bintu nzi nuko ikiragiye baguraga abantu, umuntu yabaga afite amafaranga ajya kugura umunyamahanga cyangwa akagura umwiseri w'umukene kugira ngo azamukorere. Ubwo no kuvuga ngo Abisiraheli bagizeho bakoresha abakozi babo bakabakoresha iby'uburetwa, akaba ariyo mpamvu Imana yababwiye ati nimuba mwinje mu bihe byo kwizuza dore igihe kuko urumva hejuru iki gice naragisomye sanga haravuga ngo Imana yavuze ngo ndetse murabaza ngo kuki twiyiriza ubusa nitwumvirwe ntutwumvire no kubera ihe mpamvu ati mbiterwa nibi bivuga ngo abakozi babo bari babashyiragaho uburetwa bishingikirije ko babaguze ari imbata zabo, ugasanga bakoresha imirimo y'imvune itashimirwa itagororerwa, bahiza bakajya imbere y'Imana ngo barasenga. None nk'aba bantu urimo kutwereka turi kubona, urumva ni ibintu biturimo twebwe. Aba bantu abakora muri za kampani runaka, hari n'abakozi ba leta, yego, ku buryo usanga umuntu akora ariko avuga ati nta kundi nabigenza, ninkavaho nzitswa n'inzara nzasonza. Ababisiraheli impamvu Imana yababwiraga gutya, Imana yari izi ko basobanukiwe uburetwa icyari cyo. Nago ahangaha iyo turi kuvuga ibi bintu, nabwo abantu bayobewe uburetwa niki, babikoresha babizi ko Abisiraheli bari barasomye amateka ya basekuruza bakoreshejwe uburetwa muri Egiputa. Aho ngo bavomaga amazi bakagera nubwo bayabura, abagore babo bakakama amashereka akaba ariyo bapondesha ibyo bakoraga, sibyo? Urumva ni ibintu bikabije. Hano uburetwa iyo tubivuga buba burimo n'ubugome, buba burimo no kwikunda, no kudaha agaciro wa muntu ukoresha, no kutamubarira, no kutavuga ngo uyu nawe ni umuntu, ukamufata nk'ikindi kintu nk'irobo cyangwa ikintu kiri aho kidafite agaciro. Rero inama nagira aba bantu nuko impamvu iri jambo rigarutse, nuko mu bintu bituma tudasubizwa harimo n'uburyo turenganya abakozi bacu mu nzego zose. Mu rwego rw'abakozi bo mu ngo, reka tubivugaho kuko twebwe hano muri Afrika cyangwa hano mu Rwanda tugira abakozi bo mu ngo. Abanyaburayi bo n'abandi bo hanze barabikemuye, nta bakozi bo mu ngo bagira, kuko bo bamenya agaciro k'umukozi. Buriya ngo umukozi wo hanze ngo ntiwabona n'ikintu umuhemba wo gukorera mu rugo, kuko bakorera ku masaha kandi baba bagomba kugira ubwishingizi. Ndagira nkubwira ko bano bantu usibye ko leta y'u Rwanda yabihagurukiye ikashishikariza abantu kujya muri mituweli de sante. Ubu uyu munsi iyo tuzanye umukozi wo mu rugo uramubaza se ufite mituweli? Ariko ubundi kera umukozi yaranarwaraga ntube wanamugurira na paracetamol, ahubwo ukamwirukana ukamubwira ngo jya kurwarira iwanyu uzagaruke wakize. Ubwo se icyo nacyo twakigereranya nk'uburetwa. Ubwo twavuze ko ari urugomo abakoresha bakorera abakozi babo, ariko ni n'uburetwa. Ese ahubwo ubwo urugomo n'uburetwa ni ibintu bishobora kugenda bisa byuzuzanya. Biruzuzanya n'ubundi ntabwo ushobora gukoresha umuntu uburetwa udakora urugomo. Kuvuga ngo nukumukorera urugomo, niba umuntu yagukoreraga ugize kumuhemba utwo dufaranga dukeya,
ararwaye ntunagize nimuvuti nkuko nagurira abana banjye ibinini reka nawe mugure ibinini abanze aruhuka icyumweru aryamye hanyuma azongera akomeza akazi ugahita umwirukana ngo ajye kurwarira iwe ni urugomo ariko harimo n'uburetwa icyo mvuga ku uburetwa ni mukuru w'urugomo kuko uburetwa ni urugomo ruvanze n'ubugome reka tubivuge gutyo ni uko ngo uburetwa ni urugomo ruvanzemo n'ubugome none uyu muntu ukoresha umuntu uburetwa haba harimo n'ubugome nta bukristo afite nta bumuntu afite nta n'umwuka wera nta n'ubwo azi Imana rero kwirirwa usenga ibyo bintu utabifite utazi Imana udafite n'umwuka wera ntabwo Imana ntiyakumva ayo masengesho niyo mpamvu atumvirwa none se aba bantu urabagiriye inama mu makarabo kuko iki kintu cyo kiri mu bantu cyane umuntu wese uvuga ngo afite umukozi yumva yamukoresha uko abyumva bishaka hari ibyo bushize twavuga ngo umukozi agize gutya aracitswe arimo koza ibyombo nka teremozi ikabira hene ikubise hasi ikabira amenetse agasohoka n'umusatsi yenda kuwupfura ati ndakumara ndayagukata waje kuyangiriza ibintu uri inyatsi yinjiye mu rugo rwanjye kandi mu kanya akaba yafasha y'ibiri yo kwiriza ubusa arajya muri salo n'abana b'umukozi bamusize hanze yicaye mu gikari ngo bari mu masengesho nta nubwo bashobora kumwegeza nawe ngo basengane nibuza bihanane muri ayo makosa yawe ahubwo avuga ngo nta nubwo bamwereka agaciro ko gusenga cyangwa ntibashaka ko anasenga hariho n'abakoresha bamwe badashaka ko abakozi babo basenga ngo ni uguta umwanya kandi bo bakajya gusenga gusa urumva atari uburetwa bukomeye twabukomeye wowe urajya gusenga warangiza umukozi wawe ajya kuzi wawe arakubwira ati nyamara nanjye njya gusenga warangiza ukamubwira ngo nta mwanya ufite wose kuki wawubonye nyine ni bwa buretwa bwo gukoresha umuntu ibihe byose amasaha kandi uzarebe bano bantu baryama bwije bataha bwije kandi bakazinduka cyane ibi bintu byitwa uburetwa urumva ni ibintu bigaruka mu buzima bwacu yaba ari aba bakozi ba leta hari abantu usanga kandi leta njya numva ijya ibihagurukira ibyo bintu niba umuntu akubwiye ngo wenda tuvuge uri sekreteri wanjye ndi manager w'ikigo cyangwa se ndi umuyobozi mu karere runaka cyangwa se mu murenge mu kagari ugasanga ndahugura nkubwira ngo genda usinye ibintu genda wowe wandike ibintu genda ubigire gutya ngewe ngafata umwanya nkaruhuka na telefone ahubwo uko aguhaye ibintu usinya uko agukoherejeho abantu agafata na telefone akakwibutsa n'ikindi utuzwana nibagiwe n'ikindi na kino kandi uze kugikora na kino kandi uze kugikora uzi ko rimwe na rimwe bano bantu n'ingo zabo zisenyuka kubera ubu buretwa kandi ugasanga we afite umwanya wo kuruhuka no muri icyo gihe urimo kubikora warimo araruhuka ahubwo akaba yanaje yafashe mu masengesho yirije ubusa saa sita muri pause akaba agiye kwiherera ahantu ngo arimo arasenga agafata n'umwanya agafata n'ibyo yari gukora muri wa mwanya nabyo akabiguha ngo bikora bwereka ku byawe we akajya gusenga ati nafite amasengesho yo kwiyiriza kandi ibi nabyo bigomba gukorwa use nk'uyu muntu aya masengesho yakumvirwa koko nese urumva yumvirwa niyo mpamvu nyine batumvirwa niyo mpamvu usanga nyine bavuga ati niki gituma dusenga twiyiriza ubusa twurira imisozi nidusubizwe ese kuki twebwe tutatunga bino bintu by'ibifatika uribuka ko icyo kiganiro ari cyo turiho gusobanura ukuntu abantu baba bashaka ibifatika baba bashaka kumvirwa kandi abenshi basengera amazu basengera amamodoka abandi baba basaba amaviza abandi basaba kuzamurwa mu ntera abandi basaba kuzamurwa mu mishahara abandi basaba ibintu bitandukanye abana babo bige bazagere kure cyane rwose urugo rwacu mbana ukomeze kurwubaka kandi hari ibintu birimo kwinjiza imivumo mu rugo kandi umukozi mu rugo arinjiza umuvumo kubera iki wamusuzuguye rimwe na rimwe bamwimye na bya biryo twavugaga muri rwa rugomo babakorera ibiryo gusa urumva uretse no n'ibiryo hari n'igihe bamuryamisha hasi ahubwo noneho rero mu makarabo wenda uraza kugira inama inyuma aba bantu ndagira ngo wenda dufate akandi ka gatatu sibyo birumvikana ko ikintu cyitwa uburetwa abantu bazi ko bafite abo bashyiraho uburetwa babohesheje imigozi y'uburetwa bayibabohore tugeze ku ngingo ya gatatu iyo ivuga ngo iki iyi ngingo ya gatatu iravuga ngo ni ukurenganura abarengana
rero aka kantu ko kurenganura abarengana ko karakomeye cyane. Akenshi n'abakristo tubona bitanatureba, tukabiharira leta, tukabiharira ubuyobozi, tukabiharira abahagarariye amadini, tukumva ko ibyo bintu ari bo bakwiriye kubikora, twebwe ntabyo byo kurenganura abarengana tukumva bitatureba tutanabishinzwe. No kuvuga ngo iri jambo kurenganura abarengana rirareba umuntu wese waremwe n'Imana, no byagera ku bakristo bikabindi. Ngira ngo no kugira ngo tube turaba Kristo muri za mbuto tugomba kwera, nuko tugomba kurenganura abarengana. Ubwo se ni nka guti nko kubona umuntu wenda ari yagiye mu rukiko tukajya kumuvuganira, nko kubona umuntu wenda barimo kumukubitira ku muhanda tukamukiza, nko kubona uwo mukozi mu rugo wenda nyirabuja arimo kumushyiraho bwa buretwa tukajya kumurenganura, ni nka guti. Nibyo byose nabyo birimo. Ariko kurenganura abarengana baba ari benshi. Haba hariho abantu bafite ibibazo, mu by'ukuri ibibazo byarabarenganije. Ibibazo bihi? Reka tuvuge gutya. Urabizi ko abakristo dukunda kuvuga ngo ntitukivange n'abatizera. Rimwe na rimwe ukabona nk'umugore n'umugabo muturanye, cyangwa se mukorana, cyangwa se musengana, umwe afite urugomo cyangwa se ararengana ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ntube wagenda ngo ugire inama urwo rugo, cyangwa se ukaba watambuka ahantu bari gukubita umuntu, ntube wabaza ngo mbese uyu muntu arazira iki. Ibyo bintu rero ni ukuri ntabwo uburenganuye abarengana. Kandi ibyo ngibyo ari byo twavuze umukristo ubushize twabivuzeho cyane. Twebwe abakristo dukunda kugira tujambo tumwe muri Bibiliya twishingikirizaho, twafashe tukatugenuza. Niba nk'uwo murongo wowe uvuze ngo nitukifatanye n'abatizera tudahwanye, wakabona hariya barimo bararwana barakubita umuntu, ahita avuga ati ijambo ry'Imana avuga ngo nitukifatanye n'abatizera tudahwanye, kavuga ati reka nkuremo akanjye kanjya kirukanka. Ubwirwa n'iki kuse ko abo bantu batizera? Hari n'igihe bona avuga ati ntakomerekeye amara, bakavuga ngo nari nagiye kurwana. None se reka nkubaze, mu by'ukuri ubwirwa n'iki kuriya muntu bari gukubita cyangwa bari guhohotera cyangwa bari gutuka cyangwa bari kugirira gute ibyo bari kumukorera byose? Ubwirwa n'iki we ko atizera? Ubwirwa n'iki ko atari mwene so? Se mama Karabo, none se ubundi iri jambo kurenganura abarengana rirareba abizera gusa cyangwa rireba n'abatizera? Hano ijambo ry'Imana iyo dusomye Bibiliya tubona ko Imana ivubira imigisha ku babi n'abeza. Tubona ko Imana itaha kondisiyo abakristo gusa ngo abatari abakristo ibareke, kuko ibiteganya ko nabo ijambo rizabareshya rikabazana. Nicyo gituma yandikisha ibingibi kugira ngo umuntu wese uzashaka gusenga, uzashaka gukurikiza ibi bintu, uzashaka imigisha iturutse ku Mana azakora ibi bintu. Agura nsubiza icyo nkubajije. Iri jambo kurenganura abarengana, abakristo no bakwiye kwirenganura gusa cyangwa bakwiye no kugera kuri abo bapagane bari kurwana, agahita avuga ati reka mbaze ibi bintu ndebe uyu muntu ko yaba atari kuziza undi mugenzi we busa? Sorry, ngira ngo sinari nyumvishe neza. Ni ukuvuga ngo abakristo ni inshingano zo kureberera abakristo bagenzi babo, no kwagura imbago bakajya mu bandi bantu batarizera Yesu bakabarenganura, kugira ngo ko kurenganura abo bantu imirimo yabo ibarehereze kuza kuri Kristo. Mu yandi magambo ubwo no kuvuga ngo icyo cyonyine kirahagije kuba abantu bavuga ati ariko abantu bakijijwe n'abantu bezerekana tugiye gukora nk'ibyo bakora. Hariho nk'urugero rumwe, hariho umuntu umwe twari tuziranye, mu by'ukuri ntabwo yari umukristo, ntabwo yasengaga cyangwa ajya muri ibi bintu byacu by'amadini, ariko yigeze agirana ikibazo cyo gushyamirana na mugenzi we, hanyuma ndahatambuka. Matambutse ntabwo mu by'ukuri jewe ntabwo naca ku muntu wari we wese usibye n'uwo mvuga ngo twari tuziranye. Noneho ndahagarara ndababaza, se ko mbona murebana cyane umwenda kurwana n'ibiki? Umwe ati njyewe iki kigabo ibintu nk'ibyo ngibyo baramutukara muvuga ibibu yamukoreye. Undi atari ko mu by'ukuri
uyu nguyu mu by'ukuri koko niyo naba narahemutse cyangwa naramukoreye ikintu kibi niwe wantangiye yankoreye ibi yaranyambuye yanga kunyishyura amafaranga yanjye none rero nanjye mutegeye ahanga agomba nta nubwo ava hano atanyishyuye ndamubaza ati se ayo mafaranga muri gupfa mu by'ukuri nangahe jari ugira ngo yari menshi byari 5 by'amanyarwanda ariko ziko igiceri cy'ijana cyatuma umuntu akwica cyane rwose amafaranga 1000 yatuma umuntu akwica ahubwo ayo ngayo niyo bicaniraho kurenza menshi uzi ko 5,000 bishobora gutuma umuntu akwanga akanakwangiza kukwangiza mvuga akagenda gusebya inzira yose mbega akagusebya akagutaranga ibyo bintu byose iyo tubyinjiyemo tukunga abantu ndetse byaba ngombwa tukabagira inama byaba ngombwa tukabigisha kubabarirana ndetse no gukemura ibibazo byabo mu bworoherane Imana iradushima cyane bigatuma ya masengesho yacu yumvirwa. Kindi wenda nakubaza nyarga twebwe nyine hari abantu bafite imirongo muri ibiri yavuga ati turubwoko buturu kwabwo butazabarwa mu mahanga sibyo akabanyuze hariya ukabari akabona umusinzi umwe yafashe vide undi yafashe vide urumva yarizamuye agatuma ati dakara n'ibyo abasinzi twebwe turubwoko buturu kwabwo nta mpamvu yo kujya mu basinzi zibagiye kunkubita vide batagira ngo nagiye kunywa inzoga aba bantu uyu muntu umeze utya ese iki kintu akoze nta gasohoje cy'ijambo ry'Imana rivuga bo yaravuze ati turubwoko buturu kwabwo icya kabiri bara n'abasinzi icya gatatu ntagiye bakanguta vide bakabakona naragiye kunywa inzoga gasanga ideni sengemo rirantenze uyu muntu icyo akoze nicyo cyangwa se icyo akoze ntabwo ari cyo kuko kuba turi ubwoko butuye ukwabwo icyo bisobanura icyo bivuga nuko twebwe iriya mirimo y'abapagani cyangwa se twita iy'abanyabyaha tutajya kuyivangamo bituma dusa nkaho dufite igice cyacu tuzitiriyemo nicyo gituma rero twitwa ubwoko butuye ukwabwo nuko tutivanga mu mirimo yabo mibi ariko kuba wakoresha iryo jambo utajya kurenganura abantu ese bwo Imana yazamenyekana ite muri abo basinzi n'abari abantu b'abanyarugomo yazamenyekana ite kandi ari wowe Imana yahamagaye kugira ngo ugaragaze ishusho yayo ubwo bivuge ngo ugomba kugenda ukitambika hagati ati utibeshye ngo mukubite vide ihangane gato manze mu ibyo bintu oya ntabwo ugomba kugenda wirukanka nkubutse ugomba kwegera ukabaza amakuru uyabaza nde umusinzi abayanyweye inzoga ibyo ari byo byose iyo utangiye kuvuga ntabwo abagikubise icupa hitarekura akabanza akakumva ashobora kuba yarizamuye biba ngombwa ko witambikamo hagati ko nutitambika arari mu buhonda aho ngaho rero ifite n'izo mbaraga zo kwitambika ubukozi byiza cyane ugafata umwe n'undi ushoboye kumufata kuko ushobora gufata umwe undi akamukubita icupa bikakwitirirwa ko wafashe umuntu kugira ngo akubitwe ubwo mu yandi magambo gushatse kuvuga ngo umukristo ari we wese akwiye kwitangira ikiremwa muntu yego ku buryo yakomera na rya vide akaba ariyo bari kubita ashobora kwemera iryo vide bakarimukubita arimo arakiza kandi ndabizi yuko kubera ko aba ari kumwe n'Imana n'umwuka w'Imana icyo gihe ukuboko kw'Imana kurahaboneka ntabwo iryo vide rikwangiza cyangwa se ngo rigire icyo rigutwara bivuga ngo ibi turamutse tubikoze turi kubyapurika nk'uko tubisoma ijambo ry'Imana harimo protection y'Imana ku buryo ushobora kugenda kandi Imana ikakurinda ugakemura ikibazo cy'abantu neza cyane cyane ko uba ufite umutima w'Imana no kubahisha Imana ndetse no kugaragaza imbaraga z'Imana no kugira ngo ba bantu bya biremwa by'Imana bibeho neza ndetse bagere no ku rwego rwo kumva ijambo ry'Imana umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana ziragushorera cya cyubahiro kiri hano hepfo kuri ya ngingo ya 4 y'inyungu ngo icyubahiro cy'Uwiteka kizagenda kigushoreye naho ngaho icyubahiro cy'Uwiteka kiragushorera nta muntu ushobora kugukoraho turacyari kuri iki kintu cyitwa kurenganura abarengana kuko niba jewe ushobora guca ahantu abantu barimo bafati umwe afite icyuma n'undi akaba afite icyuma nkavanire kamani bagiye kuntera icyuma bariya nabi serekana ikomeza urugendo nagiye hirya nibere no maseje kweza ubusa nibagiye kunyicira amaseje ari imvuga isigegezwe muri kigengo atamenera amavuta natereka reka nibagiye kumenera amavuta ariko amavuta baba yatwaye muki amavuta ko twabonye ko amavuta ari igisobanuro cy'umwuka wera umwuka wera wawe umenute hari igihe rwose anagera nkaho hantu
yaniyirije ubusa rwose anayarimo rwose kwiza ubusa yababona ati batamenera amavuta akabaciyeho yihuta ateka nigenda bene ayo mavuta ngira ngo nayo mu rwabya se nayo mu gacuma nayo mu ijerekani nayahe nta amavuta ntashobora kumeneka. Iki ngiki cyo tubwire abantu badukurikiye ibi bintu abantu bavuga ngo uramenera amavuta cyangwa utamenera amavuta cyangwa umuntu atamenera amavuta, ntabwo amavuta ameneka kuko twabonye yuko amavuta ari igisobanuro cy'umwuka wera. Rero umwuka wera kugira ngo akuvemo ni ukuba wakoze ibyaha, ariko iyo utakoze ibyaha uri mu murongo w'Imana ntabwo amavuta ameneka rwose. None se nk'uyu muntu nyine mu by'ukuri wenda ageze ku bantu bari gushwana nk'abo bantu utubwiye usanze bashwana bapfa bitanu, bari gushwana bamubwira ati nutayama njye nawe turicana urayama, sibyo? Wowe ugeze ku munsi wa kabiri wo kwiriza ubusa cyangwa wenda wanatangiye uwo munsi, dore ko no muri iyi minsi bitoroshye kugira ngo muramare iminsi biriyirije ubusa atarya cyangwa bimaze kurangira, sibyo? none hanyuma rero wowe urahageze nutayama ndakwica, kandi wenda ni 1,000 cyangwa ni 2 yafashe icyuma, uzivuga ati yewe batamenera amavuta niyirije n'ubusa badatuma mva mu murongo w'Agakiza. Uyu muntu aya masengesho agiye gusenga aciye aho hantu Imana iramwumva. Mu by'ukuri reka tuvugishe ukuri tubwira abantu kuri kweruye, uyu muntu nta masengesho na make afite. Bivuge ngo ayo ngayo yahise ahinduka 0, ni 0 inyuma y'akitso ahubwo inyuma y'umukato, kandi agiye kugenda akajya mu cyumba karira agahogoza ati mana ngeze ku wa kabiri, ngaho rero gira icyo ukora. Nashaka azarira arire n'amaraso, ntabwo isengesho rye rizumvikana kubera ko adakiranuye bari abantu. Iki kintu ko cyaba gikaze ahubwo abantu beje ko batazasubizwa ahubwo kuko abo bantu nari ngiye gukiranura bakomeje baterana amagambo. Mbona ko mu by'ukuri yamaramaje ko uwo muntu natamuha amafaranga ari bumukora ikintu pe, yanamufashe gutya mu mashati yamufashe aramubwira ati ndakurekura ari uko umpaye amafaranga yanjye, undi akamubwira ati mu by'ukuri nzayaguha nubwo natinze kuyabona ariko nzayaguha, undi ati urayampa none ndavuze ngo uyu munsi urayampa. Ikintu nakoze ntabwo urumva ntiwari gufata uwo ngo amurekure undi yiruke, oya ari kumwirukankana cyangwa akamusanga niwe. Icyo gihe rero narababwiye nti none se ayo mafaranga abonetse, undi aravuga ati ayo mafaranga ngiye n'ubundi ni amafaranga nshaka. None bambwira wa mugenzi we noneho reka dushaka uburyo ntimurekure, noneho turebe uburyo tuyabona. Ati atatancika ntihoya ntabwo gucika nagucika je umfate genda yakwishyura. Noneho bararekurana, barekuranye amafaranga nyakora nyine nari ngize umugisha ko nyafite, ariko ari n'igihe ujya gukirana utayafite. Ibyo nabyo tubigarukeho, ari igihe ujya gukirana utayafite. Iyo utayafite nabwo umwuka wera kuhishurira ikindi kintu cyo kubabwira kugira ngo barekurane. Ariko nabwo iyo uyafite uba ugomba kugira gute kwishyurira wa muntu, ukabura mubohoye, ukamubohora ingori z'urugomo, ukaba umukweho uburetwa bwo kumukubita, ndetse ukaba unanamukiranuye, ukaba byose ubikoze. Hanyuma ubwo warabikoze wowe urabirangiza neza cyane. Narayamuhaye maze kuyamuha bararekurana, ntangira rero kubabwira nti rero murabona ko mwari mwicaye ngaho fata ku mavuta rero fata ku mavuta. Haleluya. Icyo kintu wakoze ni icyo kigaragaza abana b'Imana bagaragazwa n'icyo kintu. Kandi mubanza turangiza iyo nkuru batazavuga ngo nayiciyemo kabiri. Nuko noneho rero urumva amaze kubona ayo mafaranga yaratuje, amaze gutuza noneho ndababwira ntese ngaho namwe reba umuntu w'umugabo ubu umwishe bakagufunga bakagukatira imyaka 25 cyangwa 30 cyangwa burundu hejuru y'amafaranga 5,000 koko ubu mu by'ukuri koko urabona ibyo wari uri gukora ari byo mu bintu uvuze. Harimo icyo nari kukubaza ariko uzikinsubiza, kuko mu byo nashaka kubaza nibi ese ushobora gukiranura umuntu kugeza ubwo unakora n'igikorwa kugira ngo abantu ubakiranure neza. Mbega harimo no gukiranura abantu bishingiye ku bikorwa ugiye gukora. Ahubwo akenshi bino bintu bigendana n'ibikorwa, ntabwo bigendana n'amagambo gusa. Uba ugomba kurenganura abarengana hanyuma ugashyiramo n'ibikorwa.
niba usanze abantu barwana ukitambika ukabakiranura, niba hari icyo yamuzizaga ukaba ufite ubushobozi bwacyo ukagikora, hanyuma ukabigisha nyuma. kandi iyo ubigishije wabakoreye cya kintu, ari uwo ubohoye arakumva, ari uwo nawe wari umuboshye nawe wishyuwe arakumva, ku buryo barya abantu. Icyo nashakaga, reka ngere ku musozo w'uru rugero, icyo nashakaga bose bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, baravuga bati tubonye umurokore, natwe reka tuzajye gusenga. ubu barakijijwe. Icyo rero ubwo bivuga ngo mu bintu Imana idusaba ni uko no gukiranura kushobora guhesha abantu iki? Agakiza. Hari ijambo Yesu yavuze, reka ndibasomere kuko tumye mita ngibuka. Ni amagambo Yesu yavugiye ku musozi bakunda kwita ngo ni umusozi w'abahiriwe, mu ivugabutumwa rye ritangiza bwa mbere. Atangiye kuvuga ubutumwa Matayo ibice 5, njya numva bamwe bakunda kuvuga ngo ni Matayo 5 zumirwa, nta muntu utahazi Matayo 5. Ariko iki kintu tugisobanurira ntago abantu bazumirwa kubera Matayo 5, ahubwo ni abanyamahirwe. Bavuga abanyamahirwe, ariko wenda ndavuga ne hari bashingira kwerekana ko abatazabikurikiza bazumirwa. Hanyuma aratubwira ko numva nde gufashwa Matayo 5 umurongo cyangwa se umutwe. Ari Matayo 5 uvuga Matayo igice cya kabivuga bajya bavuga Matayo 5 cyangwa Matayo igice cya 5 cyangwa Matayo umutwe wa 5 ku murongo wa 9. Yesu niwe none wabyivugiye mu kanwa ke arabyivugira. Urumva arimo kunga mu byo Yesaya hanuye kera ku Bisiraheli, ariko noneho Yesu we ntari kubwira Bisiraheli gusa, ari kubwira isi yose, ari kubwira twebwe kuko turi mu isezerano rishya. Reka nidushaka duhere ku murongo wa 3 cyangwa se uwa mbere, byadutinza kuko aya magambo tuyagiyemo twayiga bikomeye. Hanyuma dusomera aho hantu. Uradusomera Matayo ibice 5 umurongo wa 9. Ibindi tuzabigarukamo kuko ibi bindi bivuzwemo nabyo biragaruka kuri ibi ngibi Yesaya hanuye, tuzabigarukamo. Haravuga ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Bivuge ngo umuntu udakiranura abandi ntabwo ari umwana w'Imana. Nuwa ngo umuntu udashobora gukiranura mugenzi we n'undi cyangwa ngo akore iki kintu cyo gukiranura ntabwo aba ari umwana w'Imana. None se ahangaha ko bashatse kutwereka hari abantu bavuga ngo bagiye gukiranura, aho ugasanga babogamiye ku ruhande rutarirwo kandi yaravuze ngo agiye gukiranura. Ibi turanye tunabibona no mu bantu batandukanye, no mu bakozi b'Imana, no mu banyamadini. Ugasanga hari aragurutse ngo agiye gukiranura, ariko asanga kuko abonye uriya murusha undi amafaranga akabogamira muri urwo ruhande. Nyine abo sabana b'Imana nabashaka indamu zabo ku giti cyabo, kuko impamvu abogamira ku ruhande rumwe nuko abafite ibiguzi bamuhaye cyangwa bazamuha, cyangwa abafite ikindi kintu abacunzeho cyangwa bashakaho. Ntabwo ari abana b'Imana rero. Umwana w'Imana akiranura araramya avuga ngo uyu n'umuvandimwe n'undi n'umuvandimwe, kandi abangaba ni bene data. Ubu iyo murongo turiho abakiranura ntago waba ujyanye n'uriya Yesaya twabonye igice cya mbere yavuze ngo mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi, murenganure abarengana. Nese ahubwo urumva bitari kuza kugwa hano mu buretwa no mu rugomo. Reka tugaruke muri iri jambo ryitwa urubanza. Aha uyu murongo bivuye ngo uragaruka ukareba n'abacamanza n'abavoka ikibazo rero tugaruke gatoya. Aha noneho baradukubita baratumanika mu bintu mu masomo abavoka biga mu byo biga. Nuko mu byo biga bagomba gukemura ikibazo cy'umuntu nashaka bicyaha yaragikoze, ariko bamuburanire atsinde, bamurenganure atsinde kandi icyaha yaragikoze. Ku buryo ubundi avoka iyo umuhamagaye ngo aze akuburanire, ikintu cya mbere akubaza kugira ngo azakuvuganire, arakubaza ngo icyaha waragikoze cyangwa ntiwagikoze, umbwize ukuri kugira ngo mbone uko nzakuburanira. Waragikoze, waramwishe cyangwa ntiwamwishe? Nutambwiza ukuri uzatsindwa. Kuvuga ati naramwishe n'ukuri, okay, humura tuzaburana kandi uzatsinda. Noneho avoka agiye kuburanira umwicanyi, arabizi neza, arabizi yanabimwemereye, kandi uwo bagiye kuburana we niwe utarakoze icyaha. Mama Karabo, aha hantu twitonde kuko sinzi uburyo ugiye kusobanura ibi bintu neza.
avoka bati ngewe nibyo nize mu mategeko y'isi, kandi uyu avoka ashobora kuba anakijijwe yiyiriza ubusa ajya mu masengesho, ariko iyi domene ariyo yize. Aba bantu nk'uyu muntu bamuvuga icya mbere, uwo agiye kuvugira niwe mugome, wagiye kuburanira niwe wakoze ibyaha, kandi uwo agiye gushinja cyangwa kugaragaza ko nta cyaha yakoze, ugasa nk'uwerekana ko ari we munyamakosa, arabizi ko we nta cyaha afite. Uyu muntu uramuvugaho iki ku birebana no gusenga? Urabivugaho iki kubera n'uyu murongo Yesu yavuze ngo abakiranura abandi nibo bitwa abana b'Imana? Urabavugaho iki aba bantu? Ikintu nabavugaho birisobanura. Nuwa ngo naramuka atsindishirije wa muntu wakoze ibyaha, agafata wa wundi utarakoze ibyaha akamurenganya, ntabwo ari umwana w'Imana. Uretse gatoya warakubwira ati jewe nibyo nize mu mategeko y'isi kandi nta kazi ndimo. Niba ari akazi rero ngomba gukora iby'akazi, ntinakora sinzabaho. Ariko niba koko ari umwana w'Imana, ashorewe n'umwuka wera cyangwa ari mu mwuka wera, asenga bya bindi byose twize, bya bindi byose twagiye tureba, agerageza gukora imirimo yo gukiranuka, ntabwo yagenda kuburanira wa muntu, ahubwo yamwigisha uburyo asabamo imbabazi akagabanyirizwa ibihano. Reka da, aho waba wabyangije kuko ntabwo yaba ari mu kazi. None se mama Karabo, uyu muntu ndagira ngo ugiye ugire icyo umubwiraho, kuko we aremera ko ari umwana w'Imana, ari muri ya masengesho kwiza ubusa. Uzasanga ari nege ashobora kujya muri urwo rubanza abanje no kujya kurusengera mu butayu, cyangwa akabwira umuntu ati unsengere ejo mfite urubanza, hari umuntu nzaburanira, Imana izamfashe azatsinde. Kandi uwo agiye kuburanira yamaze kuvuga ati jewe narabihibye, naramwishe. Akabwira umukozi w'Imana ati mukozi w'Imana nsengera ejo mfite urubanza nzajya kuburanamo, ndagusabye Imana ishoboze nzarutsinde. Mwikuye ko bamuhaye amafaranga, none wowe uragarutse uti Yesu yaravuze ngo aba bantu ntabwo ari abana b'Imana. Ari ikintu kimwe tugomba kumenya, ijambo ry'Imana ni ukuri. Tugiye gusobanura ibiri inyuma y'ijambo ry'Imana, tuba tuguye mu mutego wa Satani. Ni ukuri njyewe icyo nzi cyangwa icyo mpamya nkurikije ijambo ry'Imana, uyu muntu ntabwo ari umwana w'Imana. Wenda kugira ngo tugeraho dusoza tuzakomeze, kuko noneho tugeze mu ijambo bikomeye, rirakomeye. Reka mvuga kandi kantu kamwe, mwibuke ko Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira abanze yiyange, yikorere umusaraba, abone kunkurikira. Iki kintu cyo kwiyanga rero abantu benshi ntago bagishoboye. None ubwo urashaka kunyereka ko kwiyanga ari kuba avoka? Uyu muntu yize primaire, reka mpere muri gardienne, yiga gardienne, baramuhirira iwabo, afata primaire arayiga arayirangiza, baracyari afata secondaire arayirangije, agiye kaminuza arayirangije, arametirije, arayihawe, yewe kugeza ubwo nawe ati none nyongeye no gukomeza nishaka genda doctora. Ayo mafaranga yose yarishye, ageze aho afata iyi domene yo kwiga ibirebana n'amategeko ngo ajye aburanira abantu. None uyu muntu ahagaze mu nshingano y'ibyo yigiye, araje arimo araburanira umuntu kandi arabizi ko ari umunyamafuti ibyaha yabikoze, ariko ibyo arimo ni ibintu yigiye. Ni gute uvuga ngo uyu muntu ntago ari umwana w'Imana kandi ari ibyo yigiye? Ariko reka tugaruke twubahane, tuvuge no kuri ibi bintu. Yize amategeko, sibyo? Amategeko rero akwiriye kurenganura abantu, ntakwiriye kubarenganya. Kandi nyine agiye kurenganura uriya muntu ariko wumve arabicuritse, agiye kurenganura umwicanyi, arenganya uwiciwe. None se mu makara rero twabwira abantu bose bize iby'amategeko ngo nibareke kwirirwa baburanira abantu? Oya, ntabwo ari icyo nshatse. Impamvu ni iki? Nuko mu byo bize nuko bagomba kuburana. Mu by'ukuri nubwo dutekereza ko ari uko bagomba kuburana, niba koko ari umwana w'Imana, atari umwana w'isi, cyangwa adakurikiye impiya cyangwa amafaranga, agahagarara muri iri jambo ryitwa kurenganura. Mwibuke ko turi kuvuga ku bana b'Imana cyangwa se ku bantu b'Imana. Niba koko yasenze, asenga ashaka ko Imana imusubiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akwiriye amategeko yize, akwiriye kurenganura abarengana, ntabwo akwiriye kurenganura abarenganya. Iki kintu giye gikomeje kuntangaza.
abantu benshi baba barimo kwibeshya ijuru. Icyo ni icyambere. Twavuze ngo ni ukurenganura abarengana. Arega birumva ko na Yesu arabivuze ngo hahirwa abarenganura abarengana kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Rero niba udakora ibyo kurenganura abarengana ugahubwo ukajya mu ruhande rw'abarenganyije ukajya muri urwo ruhande ukifatanya nabo, ntabwo uri umwana w'Imana. Sebo makara mu kintu cyo kwiyanga, uyu muntu nashaka kugenda muri uyu murongo ntabwo azabona akazi. None se ntabwo tuzi ko inzira ijya kwa Yesu ifunganye? Ubu tubwire nako ni wowe ugiye gutanga iki gisubizo. Ni iki wabwira nk'aba bantu bize iby'amategeko ku birebana n'iki kintu? Kuko iyi nabonye ari principe bagenderaho, yuko wowe upfa kuba uzi gusobanura ibintu no kubivuga neza wishingikirije ku mategeko. Uyu muntu numuburanira agatsinda nashaka yarakoze icyaha, wowe nta kibazo. Ni ibintu bagenderaho. Aba bantu rabagira iyihe nama? Ndavuga nk'abavoka. Abavoka nibo nibandaho cyane. Ari abavoka, ari abacamanza, ari abunzi, ari abayobozi b'imidugudu cyangwa ab'utugari cyangwa b'imirenge cyangwa abameya n'abandi kugera ku nzego zose, cyangwa abandi bantu bafite aho bahurira n'abantu barengana n'abarenganya. Icyo mbabwije ukuri, ni umurimo mwiza ndetse cyane pe, bawukomereho banawukomeze. Ariko niba ukoresha nabi uzabicisha, uzabarimbuza. Niba ukoresha neza uzabahesha ingororano n'ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo bazitwa abana b'Imana. Yego. Badukurikiye murumva ikiganiro kigezaho gishyushye, noneho rero kigezaho kiryoshye. Kuko urumva Bibiliya koko iragaruka igakora ku kiremwa muntu icyo ari cyo cyose impande zose. Ahubwo noneho navuga ngo inzego za politike z'isi zaba ziri mu bibazo bikomeye niba badashyira mu bikorwa iki kintu. Ubwo tugaruke wenda tugeraho dusubikira nk'uyu muntu umeze urshya, ni umucamanza na avoka. Twari tubonye ko avoka bashobora no guhamagara umuhanuzi ati muhanuzi nsengera ejo mfite urubanza, kandi urwo rubanza azi aho rubogamiye, ariko baritwaza ko asobanukiye amategeko cyane, azi kuyavuga no kuyasobanura kugira ngo uriya muntu amukureho igihano kandi ari we wakoze icyaha. Kandi ugasanga ni wa muntu mu materaniro arimo nubwo bamwakanigisha n'ijambo ry'Imana kubera ko ari intyozi zi kuvuga. Ugasanga mu masengesho arimo bamugize umudiyakoni, hari igihe bamushobora kumusengera akaba pasitoro cyangwa akaba diyakoni runaka, mbega biterwa n'itorero uko ryimika abantu. Uyu muntu aya masengesho asenga ese arumvirwa imbere y'Imana? Ntabwo yumvirwa kuko abashaka amafaranga, arashaka ubutunzi. Impamvu ajya gukora biriya, arashaka ko atsinda, arashaka ko uriya muntu atsinda, hanyuma abona amafaranga ayo bavuganye n'ibindi, kandi anahitinge kugira ngo bavuge bati uriya muntu azi kuburanira abantu, ahitinge. Ariko mu by'ukuri mu ruhande rw'umwuka cyangwa mu ruhande rw'Imana aba ari igihombo gikomeye. Ntabwo amasengesho ye yumvirwa. Wenda kugira ngo tujye dusubikira ikiganiro tumva ibintu bikaze noneho, kandi birakwiriye ko tubikora. Kurenganura abarengana ntabwo tubirangije neza, kuko ibi ni ibintu bikomeye, biri mu miryango, biri mu buyobozi bw'isi. Twavuze ukuntu umuntu ajya hagati gukiranura umugore n'umugabo, ntitwavuze ukuntu abarengana mu ngo, bya bindi by'abakozi bo mu ngo barengana, bashebuja babafata ku ngufu, banyirabuja babatuka, babamenaho amazi, babamenaho ibiki, babirukana. Hari n'ikindi twavuze hagati y'abayobozi b'amadini, uburyo barenganura abakristo. Yego, ibyo ntitwabivuze. Aka kantu tuzakagarukaho. Iki kintu tuzakigarukaho, abarenganura abarengana tuzabigarukaho. Reka tubwire abadukurikiye ngo mwebwe muryoherwe gusa, muryoherwe kandi mukomeze gufashwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma inama ya nyuma usenga dusoza. Inama ya nyuma nuko Kristo yavuze ngo ushaka kunkurikira abanze yiyange, aheka umusaraba, hanyuma nkurikire. Niyo nama.
icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo kwiyanga ni ukureka za nyungu nyinshi zo mu isi wari kubona hanyuma ugakurikira inyungu nkeya ukurikije ijambo ry'Imana aho wabona inyungu nkeya cyangwa nta nazo ariko Imana yawe igahabwa icyubahiro aribyo nakwita no kwikorera umusaraba kubera ko iyo utabonye ibigukwiriye uhura n'ibigeragezo n'ubukene n'ibindi ukemera ukikorera uwo musaraba ukemera ukubaye ukemera kuri umuntu w'Imana kandi ukanabihamiriza. Aho haza ijambo ryitwa kunyurwa n'ukuri. Niba umuntu ataranyurwa nagazemera kwiyanga ntabwo bishoboka. Hanyuma makarabo sengera umuntu dukurikiye Imana ishoboze umuntu wese wumvishe kino kiganiro niba ari no muri abo bayobozi yigenzura rebe kuko urumva ijambo ry'Imana riratwereka ko byanga byakunda. Niba warize uri umwavoka gerageza ujye mu ruhande rw'ukuri we gushaka kuvuga ngo nuko ndi umuhanga ngo nuko ngo ndi bubona amafaranga bya mu murongo kuko urumva n'icyo Abisirayeli Imana yabahoye mu byo byatumye batumvirwa mu masengesho yabo hari harimo kutarenganura abarengana ukuvuga ngo bagiraga impande babogamiramo bakajya mu ruhande rw'abarenganije akaba aribo bashyigikirwa kubera inyungu runaka kubera ubushobozi kubera imiryango ikomeye baturukamo kubera amatitire kubera amashuri bize kubera none se mu by'ukuri ngaho nawe mbwira nyine abantu babogamira aho babona ibyinda. Ubutaha tuzagaruka ku birebana no kurenganura abarengana mu ngo kurenganura abarengana mu madini kurenganura abarengana ku bakozi ngiye babonanya nkunda kwibanda abakozi bo mu rugura ndabubaha baragowe bashebuja banyabuja barabamaze kurenganura abakozi bacu ndetse n'abakozi bakorera abandi haba muri leta haba mu bigo byigenga niba koko arengana uzi ko yarenganye wamurenganuye ukaraga kuvuga ngo wende uyu muntu wamurenganyije turi mu rugero rumwe nimvuga gatoya birabibindi murenganure ibyo nibyo bizatuma twitwa abana b'Imana. Uzi ko abakristo benshi ari basi niteranya akabaza ukuri ariko ntakuvuge kugira ngo atiteranya na runaka ahubwo akamubogamira ku ruhande kandi ari umukristo akajya no kubisengera akanamuhanurira aho niho bahurira na babahanuzi b'ibinyoma babahanurira ibyo bakeneye n'ibyo bashaka atari Imana ivuze ngaho dusengera ibintu manumva ari ibintu bikomeye n'ukuri tuzavuga kuri iki kintu ibi bintu bisigaye ntabwo kirarangira tuziga byinshi tuzafata igihe kirekire kandi dusengere n'abantu kugira ngo bumve aya magambo Uwiteka kandi abashoboze kuyashyira mu bikorwa kuko icyo dukeneye ntago ari uko babyumva gusa ahubwo icyo dukeneye nuko bahindukira bakabishyira mu bikorwa mu miryango yabo mu kazi bakora aho basengera mu bo bagendana ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko tugomba gusenga ubudasiba tukwiriye no gushyira ibi bintu mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo amasengesho yacu yumvirwe. Yesu turagushimiye. Haleluya. Ijambo ryawe ni ukuri waravuze ngo nituguma muri wowe amagambo yawe akaguma muri twe dusaba icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Tubonye ko iri jambo ari ukuri tubonye ko ibi bikorwa tutabikora ariko turakwinginze ngo twoherereze umwuka wera uduha imbaraga uduha ubwenge uduha ubushishozi ndetse mwami uduhe gucukumbura kugira ngo tumenye ukuri kwa nyako kandi nitumara kumenya ukuri aba ariko kutubatura nitumara kubaturwa tugukorere nk'uko bikwiriye izina ryawe ryogezwe hose izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro izina rya Yesu rishimwe. Turagushimiye rero ko iki kiganiro umuntu wese uzacyumva azahabwa umugisha uzagisoma akakirangiza azahabwa umugisha kandi Uwiteka buri muntu wese umuha imbaraga zo kunesha no gutsinda ndetse mwami no kurenganura abarengana kuko bisaba imbaraga bisaba ubwenge bisaba ubwitange mu izina rya Yesu guhambura ingoyi z'urugomo no guca imigozi y'uburetwa bisaba ubwitange bisaba ubwenge bisaba imbaraga bisaba gushyiramo n'ubutunzi n'umwanya wacu ndetse mwami tukitanga kugira ngo bene data bose bagirirwe ubuntu kandi mwami natwe ubwacu bitugarukire bitubere umugisha hanyuma amasengesho dusenga abone uko asubizwa. Mwami utwigishe ibi bintu kandi uduhe kubishyira mu bikorwa kandi Uwiteka utugirire ubuntu bugeretse ku bundi
utwoherereza umwuka wera kugira ngo tubishobore. Urakoze kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mwebwe mwese mwarimu kurikiye ikiganiro dusengane. Murumva ko dufite byinshi byo kwiga. Ikiganiro rero kiracyahari, turakomeje kwiga izi nyigisho kandi turibwira ko tuzakuramo inyungu nyinshi. Imana ibahe umugisha. Murakoze.